Personally, 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 I rock your body. I promise you go home, you won't tell daddy. I give it. Hey! Man. Salama mano. Salam. Bimeze bite se musirikare? Fresh. No se wewe ngo bimeze bite? Cyane nta mahoro tu. Aya komana. Man. So we twanyizanye ejo bundi hakurya muri Nusamani muri za kaminuza za Oche. None se aka kanya. Guza gucuruza ibirahanga man. What? Chamano akazi nakazi mugabo. Umuntu wize kaminuza man. Yesu. None se nabigenza gute mpano kubona akazi kabuze? Man. Ubuse mama warabizi man. Urumva yaje akombikora nyine wenda ntera imbere azabimenya ako nyiri hasi ishakazi ugategereza nkuko natwe twategereje ubwo naje kugira ngo nzane inkuru nziza ngo akazi warakabonye ako niba akazi utarakabona ntago wambwira ngo imana natwe turategereje ku mwana ku buryo mwana waza kuvuga hamwe hano wakotse ibiraha nkubwire urabona iyi minsi nta kazi kari kuboneka kandi kwihangira umurimo ubwo ngubwo rero utihangiye umurimo ntago wategereza akazi agusaba kwihangira umurimo gerageza ahubwo uze nawe nkwigisha ukuntu bakora ibiraha tujye dukorana hano ngaha nta kibazo dore indi yenyine biranambona aya man kandi harimo agafaranga aya shamani igihe man nago cye urw'igikundiro ngiye nago nakotse ibiraha man komanda man umuntu wise kaminuza na secondaire yawe ubiciye amazi kaminuza ubu wayirarira wayishyira mu nkono ukayirarira hano ngagenda niba ufetse akazi kanjye nzagwa kure musaza nzagwa kure niba ufetse akazi kanjye gendere aya mani ntabwo ugeze wapi mani amaheru kandi yasize nta gikire mfite ubu rero ngiye kaze mamagara abajamu banjye twagiye twigana ngiye ko byibura bama na senkisa nkigurira ka kawunga siracamura zamahigo yamfata gahita nahita mwaka kasingisa ndabizi abangabo bahize allo salama papa cyane gari cyane mwana ni imitsi mibi i lockdown yadukubise down man yewe gute umpase Naendi kugusaba mwana ga service aho ngaho. Akantu ka service ukuntu. What? Ndabizi kutajya wiburira mwana wangu bitaga service gatoya. Nyine urabona lockdown ko yadukubise down. Kabisa yankubise down mu nzu nta n'ipfume ririmo mani abe na karoka kawunga musaza. Yesu. None ubungu ungaburire. Ese unazana nakabongo mwana nazana n'abana banje mani musaza ahubwo shaka ukuntu nguriza nk'akantu k'agasenyisa musaza nyine ndebe ko mwana na isari yasumbise se mani bimeze nabi. Hey! Manu urabisi ko mbananga oya mani nzayabona mwana kuko ndi hafi kuzabona akazi ka leta musaza nose mani ngiye gucuruza ibiraha mani ngabara abatipe birirwa ku muhanda musaza ni nose patikaraye mwana ruhunyusa ngenda reba mwana nkareba kaminuza nize urumva mwana umuntu wari inshuti yanjye mwana ugerekeje aho nzabona akazi muri leta nanjye mujye mwirwa mwana munyirukanye nyuma mwana nguritse izo senkisa zonyine mani musaza
none se amashuri mwana twizeye azaruhira ubusamani musaza Gemba nizeye Mani kankureke mwana umva nta kintu mariye kanigire wenda ku kabutike arahijya ngo numvishe ngo hari akabutike bafunguye gashyashya ndebe ko wenda bananyera nako karaho ndumva we nta kintu mariye musaza sawa papa Niwamuchama wanje agiye. Aje kumwe kantu ko gisenyi sawa ngaha tuya nakama man. Senyi sibuje kumaka senyi umuntu wize araguzara. Yes undi. Oya umuntu wize nyine araguzara kaminuza ngo warize. Ariko nyina nabonye kwiga ntacyo byafasha ndavuga ati nze kwikorera umwuga do. Kare. Ahubwo hari umuntu wo kumamagara gatore kanze. Kumamagara gusubaga zangaho ndabizi n'abantu mwiza wugira ibirashinga nkure kubira. Arahumura. Nawundi mwebwe abantu benshi genda bazi mwamukeye ibyo semana bivuze ko tari Ese kutavuga we tumugeze hano byagenze gute Bari ngo ibiraha bibiri mbishize mwanga ibifatanye n'ikwemo Kini cyaba kigiye uracyagurishije se Zacyo ntari Ndabizi abantu mubya mugira ibirashi Nini makanye gusanganye ndabizi ubu nguru urakijyanye Agiye wone gitunguru urujyanye n'igitunguru Acha katre umuntu uri kuvuga umekituma gute umekituma gute Ndabizi abantu ibyo sigeke Yesu mwana kwagusya mwana n'inzira Kakunyishije ryacu rero Nisizana ryacu wowe reka mwere sibyo Nkugango muno wihangira umurimo ucuruza ibirya wabicuruje urageze n'indi bintu bibira wowe reka mwere kanjye harajya nikatise ne akanu gashati ngiye ukaryamo umuzigo n'ingaruka mwana yitambise Impereze rero urayinsigisha Oye nyine wereka nkwereka ukuntu tubigenza mwana sibyo reka nguruke wowe ndaza kubikora mwana sana ndi mwana Oye ishati urayinsigira kuko ibiraha banabikoze niho nkura yo kurya wowe wirirwa wikatisa mu muhanda ahubwo mwana agira mwana wamucama wanje mwana shansanga n'ubundi ndaza guhita mbikora umva se n'ubundi ni ifari n'ubundi n'umuntu yingiye kweshyira hariya ndahita mbisoza mwana we kujya yaguye amafaranga ugiye kureba ugiye kusigisha tumbwiye ko ishati imisiganye mu Oya ngiye no kubikuza mwana nanagusigira nizi kudabutari mutagize urava kwizikira bakagufata ukabusize ishati yawe ntawari mpabo ngifasha wariza genda wikisatisa wisita wibiraha uri umutima umuntu w'umusaza wisitanga ndakizana ariko koko burya Imana ni nziza pe umuntu ahera ku tuntu duke bikaza kurangira ageze kuri byinshi iminsi ishize ndimo nikorera ibiraha umugabo bita Mana nseka none abona ibintu harimo nanjye tu rero ni neza byaje gucamo tekereza mu minsi iri imbere ndabandi ku rundi rwego ruhagije rushimishije semani ni wowe salama mano mwese niwe wafunguye aka kantu mwana gutya man ndaharebye urabona ni ku kirombe none ejo bundi wari yara ku muhanda uhise ufungura uhita uza hano mwana vuba bagiye gutya vuba sha uri umusaza sha bis dana kizo cyane mani kubisifara bangiye hakurya hakurya kuri nuza kuri ari mu mugi za Remera gutya ndagenda gutya nyine ndepoza akazuza kukabona oye bukuru byagenze ubwo nagiye kubarumba rundi umujama aramamagaye ndavuga ati ubundi noneho ninjye bahamagaye bahita ati numva umuntu arambaje ati niwe wakoze ibizamini aha ati ni njyewe nuko ubwo yarangije ahita ambwira ati neza rugiye gutsinda haburaho igice
icyo gice si ubwo byagenze bitera man sinzi ukuntu byagenze ariko ubwo urumva icyo gice nyine ngiye guhita ngira ute icyo gice ushobora kugikorera imyaka 10 kugira ngo uzacyuzuze ubone akazi imyaka mu myaka 10 utarabona akazi ubwo uzabona ute man byaba ari danje ariko nabona ukeye dawe ufite agashati keza udushati two nyine aya ni amafaranga man aya ni amafaranga ubundi hari igihe ngira icyo nyine nkagenda nyine nk'umukecuru nyine nkabona agashati funka umukecuru agashati noye se mwana nyine oya aka gashati ukwiye kukita igitiro kakigurira ntabyo mwana ejo ndashaka kuba nk'umuntu uza nk'umu IDP Yesu icyo bita solving the problem of people these areas ubwo ngubwo birumvikana buri kimwe cyose wenda kumva mbega ndakumva cyane ahubwo mva nyine akantu mani nashakaga ubwo nyine nanje kurebana numvisha ngo hano bafunguye akabutike nanje kureba uwo mujama ngo numve ko ndebe ko nyine hari ikintu twapanga nyine nk'akantu kuntu nshaka dupanga ikirere nashakaga ko umwana wanjye upfa nk'akantu nk'akakanga mwana rero kidabona imana yaduye what ugeze uko umuntu twiganye za kaminuza musaza nakugurira agaketo kamwe avuga ati ndakuremeye ngendemera benshi ariko kugukopa byo ndagukopa nta kazi ugira uzanyishyura yukuye ega manje hafi kuba IDP man cyangwa se ibyo ngibyo hamwe kera ubimbwira wikatisa ibintu byawe kiwaki n'ibiki ngo iki ntabwo none kugezana n'ubu ngubu nta kintu wari wabasha kuba wakigezaho ngo utegereje ngo uzabona akazi ka leta uzagakura mwana ushatse wabimura nk'umusaza ubu nk'abantu barangiza mu gihugu barangiza ku mwaka uramutse ugiye kubaha akazi babona ahantu bakora nubwo kaba ari ako guhinga gusa ntabwo babona ahantu bahinga icyo kirazira keretse wenda nimugenda mugafata n'ahandi hantu runaka n'ahadahingwa mugahinga no ku mazi ibyo byakunda abo mutegereje akazi reka mwana ibintu byo kugukopa ihangane nimba ari inzara ikuryana umuco kandi wirinde kwandura nari binyerekana akabombo k'10 n'ibindi araguha reka herezayo yane bomba y'10 yane umva se nyine ni mari nyine nuko nguko mari nari bigo nimba byanje nareka nigende hano ko ntajya ngo ako mwana urumva ko mwana hano ihangane ugende rwose niba ari uko nguko bimeze ihangane ugende mwana byo bishoboka abantu bose twiganye ndagaca